mpite mbwira n'abasore n'abakobwa bari hano bagira inama, umuntu nakurambagiza ajya kubwiza ukuri ko kujya gutahana amasahani 40 kandi abantu bararwaye. Biriya bisahani muba mubijyana he? Umuntu atahanye amasahani 100 muri babiri mu nzu, ngo muzumirwa. Kambagira inama, tuva muri ya nzu ya 5 simvuga ibyayo, tujya mu ya 6 nziza imeze neza ukuntu ubuzima. Hagati hari igihe Imana gushyiramo n'imiyaga kabona ari ukuntu bigenza. Ya nzu ya 5 tubibayemo nkoze umwaka nkoze 2, ariko naranigaga minerivare, ibyo kubaka numvaga nta birimo. Akazi karahagarara, gahagaze hagati twarahahishwe. Bwira madamu ni kuguma muri iyi nzu itwazabona amafaranga yo kwishyura. Tujye mu nzu ntoya ku buryo n'uwo wabwira ko wabuza kwishyura yanagutera inkungu kwishyura. Arambwira ngo jya gushaka inzu mu cyahafi. Ageze mpabona akazu kari mu gikari gafite ibyumba 2, ku ruhande hari utundi tuzu tugera kuri 7, dushe yari imwe, tuwarete yari imwe. Kujya muri dushe na tuwarete wagomba kubanza kumenya makuru cyangwa ukazinduka byari ku murongo. Hagati twarahahishwe, ariko mwakagira Imana. Kandi abanyakigali mwe mwibera no hagati, ariko ugasanga mwimakiye, umuntu yakubona hana akagira ngo waparitse, waje n'igitsi uri hagati, urasabwa kwihanganira kuhaba kugera yaguhamagaye ihagukuye. Ese murimo muranyumva? Bagenda mbona inzu nyibonye, tazambwira madamu ntinabonye inzu. Wayibonye he? Mu cyahafi. Turajyana ngo nge kuyimwereka. Tuhageze nyirayo yabaga ku marembo manini, kugira ngo ujye mu mazu yo mu gikari wazamuka ku rukuta harimo akaryango. Tuhageze madamu wanjye ni munini, kwinjira amareba imbere biranga, biba ngombwa ko yinjira ameza ate. Hagati hari ubwo biba ngombwa gutambama. Arararara arihenge karinjira. Agezemo areba ukuntu aho hantu hameze, arambwira ati none se wabonye n'ihene ntiriye? Ati none se narebamo imbere ni komisiyoneri yarakingura. Akinguye madamu hagara mu karyango arongurukamo. Arambwira ati sheri, ati mu by'ukuri iyi nzu sinayibamo, ku mutima ntuzayibamo. Hagati ntacyo wakora, kukengo ngo ibisi nabirya ko wabiryara. Arambwira ngo uyu ntago nayibamo. Ntese kubera iki? Arungurukamo imbere. Arambwira ati none urabona akabati kajyamo, nari naraguze akabati kanini turi abageni. Ariko icyo kuntuzi wanjye cyo cyambere gitangaza. Ejo bundi narimutse nagiye mu nzu ya 8. Shaka kubabwira ibintu bikomeye cyane. Nagiye mu nzu ya 8 ku wa mbere w'icyumweru cyashize, ariko hagati twarahahishwe mwakagira Imana. Abazi ubuhamya bwanjye, inzu ya mbere nakoreyemo ubukwe i Kigali mu cyahafi, namaze mu ibyumweru 2 gusa. Nari mfite igikomere cy'inzara, ariko cyane inzara ishingiye ku nyama. Sinzi ikintu kiba mu nyama, Imana dufashe ku bintu by'inyama. Nari mfite igikomere cy'inyama, tumaze ibyumweru 2. Bwira madamu ndamubwira nifite igikomere cy'inyama, shaka kuzateka inyama nkazirya nkazihaga nkanazisigaza. Tugura ibiro 3 turi abageni, turi 2 nge nawe n'umukozi. Ibiro 3 numvaga shaka kukivura, undi hari bikomere utazategereza ko abantu bakuvura, wowe ubwawe ukarwana nabyo kugeza bikiza. Nk'igikomere cy'ubwanga abantu nibagukunda nta muti uzabona uretse wowe, ni wowe nyiri umuti wo kwikunda. Ugomba kugera ku rwego wikunda, ukireba neza, ukiyambika neza, ukisiga neza, ukisohokana heza. Abantu ngo ntibandeba neza. Waguze miliwari nini, yigure aho wirebera, uhatinde wirebe. Abantu bafite udukomere tw'abana, ngo kuva ngo nagera ngo muri uyu mujyi ngo mona ngo birwa gukorera abandi anniversaire, keke ya makigura 6,000, kugenda ukayigurira, ukayisiga, ukiririmbira, n'akantu simple koroshye, ukipostinga. Abantu ngo ntibampostinga, nta telefone ugira.